no kuvuga ngo ntega na marangara iragarutse kandi iyo ntabwo bigiye kubera muri marangara na ntega gusa zaburiri na mwaro cyangwa mu rugi matana oya ni igihugu cyose no kuvuga ngo mu itangazo ry'uhoraho mu murongo w'Uwiteka mu makuru y'ijuru twafashe iminsi 15 yo gusenga ntabwo turi mu bintu byo gupyinata ngewe ubwanje ndishuwa ndiseriye ariko uri seriye akabashuwa nuri muri jewe mbwire abarundi kazi abarundi bose bari hanze bagiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi gose urugi runini rwakingutse kandi abarundi bari hanze nibo bagiye kubohora bari mu gihugu imbere mutuye umunsi ntabwo uvugiye mu migani uvuze weruye udodoriye ko nuko isaha yo kudodorira ko dushigaje igihe kingana iki ku buryo waba ukivugira mu migani Yesu yarababwiye ngo ingenzi ari bugufi mu kanya muri burebe uri busome nanjye ndamutamika intore aho niho ngeze no kuvuga rero ko saha ivi trangeri zose z'u Burundi abishaka bagiye kuva mu bunyage basubira iwabo rero marayika uje kwimika kandi marayika ubanje kwimura kuko nta mwami w'imunda ariho ubu bwami bugiye kubanza buveho habone kujyaho ubundi bwami urantunga uyu munsi ndavugana umubabaro n'agahinda kubera ko nabonye ibinogo byinshi batama abantu ugwaruka rw'imbonera kure cyangwa se umugambwe uri ku butegetsi ni umugambwe umwe kandi urakaba umugambwe umwe wakoze ibyiza ubu ni ukuvuga ngo icyoba ubwoba ni bwose ni ngombwa ko CNDD-FDD iva itakaza ubutegetsi hano rero hari urubyiruko rw'abahutu rwigishijwe ruhabwa amabwiriza yo gukunda icyo nakita ko abahutu bagomba kugumana uburundi mu minwe ugiye kubanyaga rero uburundi akabukura mu minwe y'abahutu hari abandi shitani yareretse bagomba kubizira kandi barengana none urabuziziki we barakurondera barakugomba ko iki buno CNDD-FDD iratwaye indi migambwe yose imeze nk'itabaho kandi nabo barabyemeza bakavuga ngo hakwiye kubaho ishyaka rimwe umugambwe umwe ikibazo ni uko Imana yabimye amaboko ibima n'umugisha baba mu buzima navuga ngo bw'inyatsi ikuriye izindi zose n'ubusuma n'ubwicanyi sahizi rero amashoka ya shetani amafuni ya shetani ubwenge bw'abadayimoni bya bimaze shitani ashaka kuronka mu barundi kuko ubutaka ukuzimu kwasamye kucoshomera kumira kugotomera amaraso y'abarundi nimbivuga uku ntabwo ari ukugutera ubwoba ese nimbivuga uku nibyibonekeza none se uburundi wagize ngo ninde murundi abari imbere afise umubabaro usumbye ukwemera kubera ko nta kwideprasa kuriho ibintu biragoye ibintu birarenze nta rukundo ruri mu mutima wo gukunda indongozi ngo muzisabire umugisha naba ngaba mubona bandika bakadutuka nimbonera kure nta muntu w'umurundi wundi utukana abarundi babuze ubusubira mu gihugu cyabo imyaka n'imyaka igihugu kirafunze imbere n'inyuma igihugu kiyobowe n'abantu Imana yaciye ku ngoma rero uyu munsi mbiseguyeho ntagira uwo sitaraho ni ubutumwa yenda hano ngiye gutangaza bunatwerekeza mu masengesho y'iminsi 15 wowe ufise umwanya muri bwumviriza itangazo turi
shyiremo ngaha kugira ngo mwumvirize urutonde tuzagira ko hama tubone uko tugendana nyine mu by'imwemu. Mungu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Mwami Yesu, uyobora umutima n'umubiri n'ubwenge mu butumwa bwiza tugiye gutangaza bwawe. Iyi minsi 15 tugiye gufata amafungo kwigiriza ubusa. Nukuri dutinye kwicwa n'imihoro n'amafuni n'umuriro, ahubwo ubuntu bwawe n'urukundo rwawe biroranye, bitoranye, byimike kandi byimure mu mahoro. Icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Amen. Nukuvuga ngo ntegana amarangara n'inkoresha iyi mvugo cyangwa iri jambo nuko ibyenda kuza birasa nabyo. Ntabwo ari intambara y'abasoda, ibi bintu ntimubyitiranye. Ntabwo ari intambara y'igihugu ku kindi, ntimubyitiranye. Ni intambara y'ubutegetsi buvuyeho ariko bukaba bwari bufite abanywanyi bavuga bati igihugu gisubiye mu minwe y'abatutsi kandi cyari mu minwe y'abahutu. Kandi sahizi ntabwo wigishije ugwaruka n'urubyiruko rw'abarundi, ntabwo yabigishije gukunda igihugu no gukunda umurundi n'umurundi kazi. Yabigishije ko hari abatutsi batwaye imyaka irenze 100. Yego, n'abahutu rero bagomba gutwara irenze 100. None ko Imana ibanyaze, uwishyura ninde? Ugiye kubiryozwa ninde? Ninkubwira kwiyiriza ubusa nuko imbere bugiye kwira kandi bugira bwire n'igihe umuntu atakibasha gukora umurimo wamutumye. Musenge mutajya mu moshya mabi, umukama atabara. Ntabwo rero ibi ari bizaba muri Bujumbura gusa, muri Gitega gusa, ubwo ni igihugu cyose. Kandi ibi bigomba kuba koko harimo abantu bitiranya ibintu. Yesu yarabambwe ku manywa y'ihangwa arabambwa. Ntabwo abamubambye ari amarobo, ntabwo ari amashitani n'abantu. Abagize Yesu kuri abagize ngo ni wowe barebera izuba, ni wowe uzababwira ngo ndi miseke igoroye, ngo ufite uburanka, ufise amahera, ngo nduyu oyaye. Bazakuziza ubwoko, bakuzize kutari uri mu mugambwe, bakuzize ko utari kubafasha gukora ibyaha. Ofete rero kwiyiriza ubusa, gusenga nibwo buhungiro busigaye. Kwishikana niho hantu hasigaye. Je hano ndumva koko nje buno umubiri wanjye usa n'uwamaze kuba muri iyo monde cyangwa muri ubwo buzima bw'ibyenda kuba. Koko nje buno ndimo ndabireba. Mugabo mwebwe muri kuvuga ngo ese ngo bizaba ibiba ni ibiki? Wagize ngo ibiba ni kawunga ije, wagize ngo ibiba ni amashaza bagiye gutera, ibiba ni barabara bagiye kubaka, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ibibi cyane amarira. Ofete hano harimo abantu b'abapagani cyangwa se badakijijwe baprofitira mu ngwano, bavuga ati iyo ngwano yaba yari ibaye, bakogeza bakumva nyine ko ingwano ibaye ari wo mugisha wabo. Rero abatarababariye Yesu, abatarababariye Stefana, abatarababariye Yohana bakamuca umutwe, abatarababariye Saduraka na Bedenego na Meshaki bakabata mu itanura ry'umuriro, abatarababariye Yosefu bakamugambanira agafungwa, we barakubabarira nkandi. Barakubabarira gute? Mugabo rero Imana ishimwe, hari uburyo Imana ishyiramo umuntu anestesi cyangwa ikinya, ku buryo ibyo biba byose ubu utacyambaye umubiri, ubu utakiri mu mubiri, kubashe kubimenya cyangwa kubyumva. Kuko na Yesu yarababwiye ngo Imana ibabe ibyo mukora ntabyo muzi, data ubababarire. Na Stefano aravuga ngo data bababarire. Uyu munsi wa none rero rya shyaka ry'abahutu bashaka kugarura ishyaka rimwe ry'abatutsi, ishyaka rimwe ry'abahutu rigomba kuyobora imyaka 500 ngo bongereho indi 500,
ngo imihimbiri isara bazayitwara imyaka 500, uyu mujinya uzaturika. Kandi birababaje, biteye agahinda kuba indongozi zananirwa kubera amaso igihugu, abene igihugu bagasubiramo bakinjira mu njyane. Amafaranga mwarayarose mwandongozi mwe, byiza byose Imana yarabibahaye, ariko abene igihugu burabari nta kintu bari bakwiye kuzira vraiment, nta n'ikintu bakwiye kuzira gihari, ntacyo. Abo mwatorewe kurongora, guhagararira, kuvugira, gutwara, politike yanyu mureba hiba igiye kwerekeza igihugu, ni mu manga, ni mu marira, ni mu gahinda. Nimbivuga uko ngenda bivuga ndira, ariko mu kanya biraba bisohoye. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda, kandi ni inkuru iteye ubwoba. Umwami adutabara, nukuri biramaramaje. Noneho rero nuza gusanga hano, uraza gusanga urugwaruka rw'abahutu n'abandi batutsi, abatutsi hano bavuga bati watucyotora amazuru, natwe tukaba nk'abahutu. Hari abantu nyine babaho uko ubutegetsi buriho bwaba ari ubw'abatutsi, bakahita bigira abatutsi, ndetse akanavuga ati papa yari umututsi, mama yari umututsi, ubwo agahita ahunga ubundi bwoko. Ubutegetsi bwaba buriho ari ubw'abahutu, ati mama yari umuhutu n'aka yari umuhutu, donc agasa nabyo. Ibyo byose ni ibikorwa na shetani kubera ubwoba. Na hano rero navuga ngo ishyamba si ryero muri uku kwezi harimo ibintu bibi gusa. Mu gutahana urumva byose ni bibi, koko inkuru yose yimura ubwami, kandi ishyaka rimwe ndakubariye nta gihumurije kirimo. Ariko ko bitegerezwa kunyuraho nyene, ni ngombwa ko bihanyura kugira ngo Burundi bubohoke kandi butabarwe. Ni ngombwa ko bihanyura kugira ngo Burundi bubohorwe butabarwe. Rero abarundi n'abarundi kazi, nukuri mugeze igihe ngira ngo mukwiye kuba mufite umuriro muri telefone buri gihe, mukwiye kuba mwumviriza radio buri gihe, mukwiye kuba mutaha kare buri gihe. Mugeze igihe mukwiye kuba mutaba mu kivunga cy'abantu benshi, mukwiye kuba mwiyubara, mwigengesera, koko ungenza ari bugufi. Yesu niko yabwiye abantu. Rero ugenza Burundi nawe ari hehe? Ari bugufi. Kandi ntabwo Burundi buzatera ikindi gihugu cyari cyo cyose, ahubwo bwo indongozi n'abategetsi imigabo n'imigambi yabo niyo gusubiza inyuma, bavuga bati umwanzi ni naka n'uyu nguyu, abatugambaniye naba, bashaka kutunyaga ingoma naba. Kuko abahutu babonye ubwami babukeneye, babwifuza, ntabwo bifuza gutakaza cyangwa se kwamburwa cyangwa se gukurwa ku ngoma. Noneho n'urwaruka rero ruri kuvuga ruti natwe tugomba kuba dufite ijambo y'uko ubwami ari ubw'abahutu kandi imyaka n'imyaka. Mugabo rero gese icyo kibazo ufite, iyaba mwari mubishoboye mwashaka mugatwara iyo myaka 500 mwongeyeho indi 500, no problem. Iyaba byashobokaga neva bugacya ahindutsemo Traoré, cyangwa ahindutsemo Kagame, cyangwa ahindutsemo Perezida w'Urusiya Vladimir Putin, cyangwa ahindutsemo n'abandi bose bafite ishyaka n'umuhate n'ubwenge byo kurwanirira igihugu cyabo, umwene igihugu akaronka ibya akeneye. Ntabwo abarundi bose bazaba ba perezida. Ariko niba Imana ivuze kubimura, iri shavu aho kugira ngo murihore Imana cyangwa muryereke Imana, mukaba mufite intego yo kwihora
abantu abarundi nabwo bene wanyu koko ubu ni mu nzira yuko neva buri munsi arikanga, Kagambana arikanga, kudeta arikanga, kwicwa arikanga, kuraswa arikanga, kunyuruzwa, donc arikanga kandi ntacyo atakoze. Yahaye indongozi bari abaministri, abashinga amateka, abakenguza amateka, indongozi yose yo mu Burundi bafite ibirombe bacukuramo kuri konte ya leta bikoreramo kugira ngo baceceke bahataba kuvuga cyane. Abasigaye bavuga ni Rupyiri na Faustin Ndikumana n'abandi nyine bavuga ukuri, abandi bo barahoje. Ibyo byose rero ugwaruka nagwo rusigaye rugomba kuba muri ubwo buzima ntabwo benshi bize, nta nubwo bafise imbona kazoza barayibwirwa, ariko nayo n'uwayibaza ntabwo ari imbona kazoza ngo bakubwire bati tuzaba twaramaze kubaka isoko nkuru ya Bujumbura, cyangwa tuzaba tumaze kubaka ibarabara riva hari jyaha, cyangwa hazaba hari ikoranabuhanga iri niri. Oya, ngo nimbono kazaza, ngo nimbono kazoza Burundi buteye imbere. Ibyo gusa. Urumva rero nje navuga ngo muri message mfite hano, ntegana amarangara tugiye kuyirukana. Ndabaha imigabo n'imigambi shetani afise, noneho mubona uko mugikemeya nuko muyitaramuza. Kandi ibi bintu ntabwo niba binaje birebe bene byo, byere kuyoba ngo bifate wowe ntacyo uzira ubusa, ahubwo birebe bene byo nyine. Mugabo wowe uhoraho agukingira, nicyo navuga kandi nicyo nabara. Ibyo bari byiza kweri, kuko ntabwo umugambi w'Imana urimburana abagororotsi n'abanyabyaha. Niba hari n'abanyabyaha rero barokotse bakarokogwa n'abagororotsi, ubwo abagororotsi nibo bafite droit cyangwa se kuba barongora bakayobora ibyo bintu. Ariko niba abagororotsi Imana ntica urubanza ngo irenganye, ica urubanza gukuri. Cyangwa se ndayivuga mbabaye, ndayivuga fite intuntu, ndayivuga fite ishavu, kubera ko Bibiliya iyivuze iravuga ngo abantu bafite amaso ntibabona, bafite n'amatwi ntibumva, kandi urupfu rurabegereye, ibyago birabegereye, ibinogo birabegereye, imigezi irabegereye, uguhona gukomeye niko kugiye gushyika. Mugabo abantu akuna masikio, bafite akanwa ariko ntibavuga. Murantunga rero nababaye cyane cyane, koko ibyabaye umwaka 1972 niba ntihenze nibyo bigira bigaruke. Kandi hano urubyiruko ugwaruka imbonisi CNDD-FDD yubatse ishyaka rimwe, andi mashyaka yose irayanyoha cyangwa se irayaniga, yubaka ikintu cyitwa Hutu mu mitima y'ugwaruka. Bagiye mubona banadutuka banatubwira nabi, n'abantu CNDD-FDD yubatse ibigisha ikintu cyitwa Hutu. Ntiyabigisha gukunda igihugu, ntiyabigisha gukunda abarundi, bakunda ishyaka. Sahizi harimo n'abatutsi bumva amazuru bayabaga bakayagira y'abahutu, bumva bakicamo kabiri bakaba bagufi, donc bakisanisha n'abahutu kugira ngo babeho. Ibyo byose igisubizo kiri ku Uwiteka. Rero nje nitegereje ibyenda kuba cyangwa ibigiye kuba cyangwa iby'Imana yavuze, ni gute abantu bashobora gutegereza umuhero, abantu bategereje gupfa? Imana yaravuze 24/24 itanga imburi ku bantu bafite amaso, ku bantu bafite amatwi, ku bantu babona, ku bantu bareba. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uhoraho adutabara, uhoraho adutabara. Ni gute hano ibintu nabonye nakamaramaza? Ni gute abantu bategereje kwicwa n'amafuni, abandi bakicwa n'imihoro,
abandi bakicwa n'ishoka. Abantu bari kumbaza ngo tuzahungira he, abantu bari kubazanya ngo tuzorekera he, ese ni mu mwonga, ese ni mu rusengero, ese ni mu gahinga, ese ni mu biyaya, ese tujabuke. Ni ukuri Uwiteka niwe ufite ubuhungiro, Uwiteka niwe ufite ubuhungiro bwo guhisha abe. Niba utarashoboye kwizera Imana, Bruno, yenda muri iyi minsi 15 Imana izaduha urutonde, niruduha tuzabibabwira. Ariko usobanurire nkumvishe cyangwa se nkubwire ko Uwiteka niwe ufite urufunguzo, ntaho guhungira hahari. Kandi Imana, abari mu gihugu nibo baboshye. Para raporo abari hanze y'u Burundi nibo bagiye kubohora bari mu Burundi, ariko abari mu gihugu baraboshye. Kandi mu busanzwe abari mu gihugu nibo kwe kubohora abari hanze. Kandi igihe nimvuga hanze ntabwo mvuze opposition cyangwa se kotreta. Umurundi wese afite uburenganzira mu Burundi. Udafite uburenganzira mu Burundi ni shetani na kiranga. Abo nta burenganzira bafite. Kandi aba barundi bose bari hanze y'igihugu, imbaraga bafite mu gukora, ubushobozi bafite mu mikorere yabo, aba barundi bari hanze ubateruye ukabashyira mu gihugu cy'u Burundi, umwaka umwe Uburundi bwaba bwimbura bweza bufite ubushobozi ku ruhando mpuzamahanga kuruta Kenya ibyo iri kwimbura. Abarundi kama w'ikigongo, abo tuvugana bari Zambia, abo tuvugana bari Malawi, abo tuvugana bari Kenya, bari Tanzania, imihanda yose ingenzi z'abarundi aho ziherereye hose bahagurukijwe n'Uwiteka bakinjira mu gihugu cy'u Burundi, ukabaha umugisha wo gutangira ikivi cyo kubaka igihugu cyabo. Mwebwe muri mu gihugu nubwo baba hakonje, abari hanze bakubaka Burundi bwifuzwa. Ariko urugi rukingutse n'urwinjiza abari hanze kandi baje kubaka. Ndahumurije umurundi wese ufite projet, ufite urutonde, ufite umurongo, ufite icyo yiyumvira agomba guterera igihugu cye cyiza cyo Burundi. Imana iciye inzira ibigiye kwibonekeza no kugira ngo mubone uko mujya kubaka Yerusalemu, mujya kubaka Kanani, mujya kuba abaragwa n'umugisha mu isezerano na Kristo. Umwami Yesu Kristo ashyirwe hejuru kandi ahimbazwe cyane. Abarundi bari mu gihugu bagiye gutungurwa, kandi muri uku kwezi mwabonye ko twashyizeho n'amasengesho y'iminsi 15 yo gusengera igihugu. Je ntabwo najya mu masengesho y'iminsi 15 mu bintu by'ibishobisho, kandi rwose kurahira n'icyaha ngiyi Bible imbere y'ishobora byose. Nzayakora n'umutima wanjye wose n'umubiri wanjye wose, ndabisubiramo inshuro zirenze imwe. Ntabwo je nasenga rero. Harimo abantu hano bakunda guhita bavuga ngo ngo tuguteze iminsi ngo nibitaba nge sisohoza amasezerano, ngo nibisohora se muzampimbiki, nibidasohora se amasezerano nyafitanye na Kristo ntabwo ari mwe tuyafitanye. Iki gikorwa ndi gukora natangiye Imana ikintangirishije, ntabwo ari igikorwa je nihanzemo, si cyo nibwiye, si cyo niyoherejemo. Wakintumye arahari. Si ukugira ngo mpabwe itongo mu Burundi, si ukugira ngo nihajyaho ubundi bwami bumpaho kudandariza uyaye. Siho nzambara, siho nzajya, siho nzanywa, saha ivi. Ubuntu bw'Imana burampagije kandi buranyuze. Bityo rero ndagira ngo saba abantu bakijijwe ntimuyobe
kuko shitani ajya ayobya abantu. Hano hakaza umuntu wo kwandika komenti gusa zo guca abantu intege, ababuza gusenga, ababuza kwizera. Ntukabagendereho abo ngabo ngo tuzaba tureba. Ntabwo ari match turorereye ya Liverpool na Barcelona cyangwa se Manchester na n'izindi. Duhanze amaso Uwiteka, ariko nta muntu n'umwe hano usohoza isezerano cyangwa warisohoje. Amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo niyo yasohoje isezerano. Rero mu butumwa twahawe dufashe iminsi 15 yo gusenga kugira ngo birushirizeho kugenda neza. Ariko imbere uraza kumva neza itangazo cyangwa urabisobanukirwa kuruta uko mbivuze hano. Ariko mburiye abantu hano harimo amakometa ayobya abantu. Nukuri ibyo ntubyiteho. Kizwa umviriza nge nta muntu turi guhiganwa, nta nuwo duhanganye. Nibisohora ni inyungu z'abarundi, ariko gusohoraho bizasohora simbishidikanya. Hama kandi nanone nibisohora se nge nzakugirana. Uri kuvuga uti nibidasohora, hama se nge nibisohora wowe uzabura iki? Nguzanye unyemera umpiki? Wihaye iki? Ufise iki? Uwanyemeye ni Kristo, ni nawe unyemeza gukora ibyo byose. Nta n'ubwoba dufise inshuti yanjye. Rero niba hagiye kwibonekeza ipfu nyinshi, 2/3 bikaba byenda gupfa, intara zose zikaba bagiye kwimbamo ibinogo bakongera bakica abantu, iri shyaka riri ku butegetsi rigasanzara nk'inzuki bateyemo ikibuye cyangwa bashyizemo umuriro, uyu mugambwe uri ku butegetsi ukaba ugiye kugwisha igihugu mu mporera kuri uru rugezo. Noneho ukaba udashaka gusenga, ukaba udashaka gufungura amatwi yawe ngo abyumve, ukaba winangiye umutima. Urabeho turagiye Nyiranziha n'ejo, urabeho turagiye Nyiranziha n'ejo. Nukuvuga ngo iryo si ikosa ryacu, ni wowe wanze kumva no kumvira. Naho kubaho bizaba, kubaho biraba, no comment, kuba biraba. Mwana mwemera, kuba biraba. Turi mu masengesho y'iminsi 15, itangazo rireba umuntu wese uzashobozwa akabashishwa kwiyiriza ubusa. Aya masengesho icyambere twiteguye umwami Yesu uje mu gihugu cy'u Burundi kubwo umugambi we n'intego ye yo kwimika no kwimura. Icya kabiri ni ukugira ngo tutaba nka ntega cyangwa marangara. Ikindi ni ukugira ngo shitani atadutwara mube cyangwa se tukaba nk'abagwa mu mporera. Oya, turishinganishije kandi turiyanjuje muri Kristo Yesu. Ikindi kintu tuzagenderaho en general, hari amasezerano Imana yaduhaye atarasohora, turayisaba ko yayasohoza tugafunga umwaka turi guseka cyangwa tukawutangiza ibyishimo. Ikindi nacyo turi mu masengesho yo kwigaya dusaba Imana kuri ya mwaka utaha cyangwa iminsi isigaye twaba abagororotsi kuruta uko twabikoze mu mezi duherereje inyuma. Ikindi nacyo tuzashimira uhoraho mu byo yadukoreye mu minsi yose duherereje inyuma. Ikindi nacyo ni uko twavuga ngo tube abaragwa muri Kanani, Uburundi bugiye guhinduka Kanani, tube abaragwa muri Kanani rero ya Isirayeli ya kabiri cyangwa se ya mbere, bivanye nuko ubyumva. Ikindi nacyo muri aya masengesho tugomba ni uko twishimira gusenga ntabwo gusenga simbifata nk'igihano, ahubwo ndabifata nk'inzira nziza igororotse Imana yampitiyemo. Gusenga ndabibona nk'umwuka wera uhoraho yaduhaye kugira ngo tubashe kuboneramo, kumviramo, kureberamo no kumenyeramo ibyahishwa abanyabwenge, bisobanurirwa abajuju cyangwa ibijuju. Harya muradutuka ngo turi ibirofa, ntabwo mwihenda nibyo. Hano rero ndasaba ntagire umuntu bayobya. Hano ku Mbabazi TV 3 harimo umuntu uza kandika adakijijwe ari umupagani ngo igitarike nayanditse ngo nzuba ndeba ko bizasohora. Ntabwo turi guhiganwa muri amasengesho, ntimuze guhuga cyangwa murangare cyangwa ngo muyobe. Harimo rero abantu baza bakandika ibintu nk'ibyo onye,
njyewe ibi nibisohora ntabwo bisohoye ngo mpabwe itongo mu Burundi, ntabwo ndi gusenga ya yose ngo mu Burundi mpinduke umwe mu baragwa bari buragwe uburundi oyaye. Ndi gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa kandi bugiye kwira. Iri joro rigiye kuza icyo rizanye, aya manywa agiye kuza nutayakoramo ntabwo uri bukore mu ijoro. Urakayoya ntiwigeze ukora, ntabwo wigeze ukora. Bityo rero turi gukora umurimo wadutumye hakiri ku manywa. Ntabwo Burundi bufite amadisi ngo ndi gucuruzayo ku buryo butuma bibaye ari ibyo ubwo namwe mwaba mwarakize cyangwa se n'abandi baba barashoye imari muri ibyo. Ntabwo rero gusenga kw'iyi minsi 15 nuko twe tuzi neza ko gusenga ni bombe, ni intwaro y'amasengesho cyangwa se n'inzira, ni umubonano n'Imana, n'ukuyaga n'Imana. Rero muri aya masengesho y'iminsi 15 ni ukugira ngo duhinduke itara rigomba kumurikira uburundu bw'umwiza ugiye gutera. Nibura aho uzaburi ntihazagira ikintu na kimwe cy'umwiza kikwegera, uzahame mu mucyo no kugororoka kuhoraho. Mungu asifiwe. Rero nimbivuga uko untahure kandi unyumve neza, aya masengesho tuzajya turya saa 12 z'umugoroba gusubiza hejuru, ariko nibigera saa 6 z'ijoro ntabwo wemerewe kurya, ubwo umunsi ubutangiye. Amasaha 28 24 oya, turafata amasaha 12 tutarya, andi 12 yo no kuruhuka umuntu akaryama, ariko ukarya. Kandi kurya ntabwo ari ukurya ko guhaga, si ukunywa ko gushira inyota, nukugira ngo umubiri wawe utaba faible cyane, ariko si ukurya cyane ngo uhinduke uri burangare cyangwa uri buhuge cyangwa uri buyobe cyangwa uri burindagire oyaye. Rero iyi minsi 15 tugomba gusenga tubishyizemo umwete n'ishyaka, kandi imitima n'umubiri bibyishimiye binabikunze. Hama ya masengesho rero aho uzaba uri hose uzayafate bivanye n'amasaha mwe mufite. Twebwe ngira ngo ubu saa 6 z'ijoro uyu munsi genda abanyatanguye, ariko mukanya ndi bufungure mukanya, cyangwa se bivanye naho ubutumwa bukugereho je bunamaze gufungura tubifata uko. Rero ku mugoroba nyuma ya saa 12 mufungure. Reka nyemerera dusangire indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza muri kantike y'ikinyarwanda, umwami aguhe umugisha. Iby'Imana ikora biragutangaza, nta n'uwabimenye uko biri, ari kw'icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo wiriye gukora, ari kw'icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo wiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko ziko nzabimenya. Nikukiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Nikukiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi kufita magari ibihumbi, arimo niyo wangeneye. Icyo wampitiye nuko kugira ngo zagere nijura amahoro. Icyo wampitiye nuko kugira ngo zagere nijura amahoro. Kandi nk'ukweriya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi
ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamya Umukwiza, tuzamuririmbira twese. Uri manikira rukamuri byose, ubuntu ninamutegera. Uri manikira rukamuri byose, ubuntu ninamutegera. Ubuntegereje kandi nihanganye, tuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite agakiza, mfite umugabane mw'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ubu ntegereje kandi nihanganye, kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Ni kuko iturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuko iturizwa n'ibyago tubona, kandi ari byo mu gihe gito. Icyo wampitiye mbona ukubwira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Ijambo tugomba kuyaga, Yesu yaravuze ngo burije n'igihe ngo bugiye kwira, nkwiye gukora umurimo w'uwampamagaye. Bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Haleluya. Naho tugiye kuyaga muri aya masengesho tugiye gutangura ejo. Ejo ngira ngo itangazo waryumvise neza. Ejo turatangura amasengesho y'iminsi 15 tujya ku mugoroba rwose. Yesu aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, nkwiye gukora umurimo w'uwampamagaye. Bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Naho tugiye kuyaga. Iyo havuzwe ijambo ndi umukozi, ntabwo havuzwe umunebwe. Harimo abanebwe, ibigwari, abantu badakora nyine. Mu Kirundi babita, ndabibagiwe mugabo nimbitora ariko urabyumva. Nkwiye gukora umurimo w'uwampamagaye, nkwiye gukora umurimo w'uwantoranyije, nkwiye gukora umurimo w'uwandemye. Yesu yari intumwa kuko yari yarahawe inshingano na misiyo yarajemo. Noneho twe turi abana, turi gukorera data, turi gukorera ijuru nk'abaritahamo nk'abanyeneyo. Ni ukuvuga ngo nge ndakora mu rugo kwa data, ntabwo ari misiyo yindi. Ariko bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Hari imirimo wakoze uri umwana, ariko hari n'imyaka wabayemo udakora, ukorerwa byose, bagufasha buri kimwe cyose ukiri akayoya. Mugabo ugeze igihe urikorera, none uri gukorera n'abandi, cyangwa se urifasha none ufasha n'abandi.
Imana ishimwe cyane. Twihuse, hari n'indi myaka iri imbere umaze kuba umusaza, umutamakazi cyangwa se umutama, iyo myaka nayo nuyigeramo ntabwo uzaba ukibasha gukora. Yesu rero apreseza igihe, aravuga ngo njyewe ndi gukora mu gihe cyanjye. Ni ukuvuga ngo kuva mu myaka yiwe, mu byo ashoboye, yakoze ibyo ashoboye kugeza no mu byo Imana yamushoboje. Data nibishoboka iki gikombe kindenganye, aho ntabwo yari abishoboye ariko arabishobozwa. Uyu munsi wa none uri gukora iki? Ukorera ndi? Ese uzakora uri umutama cyangwa uri umutamakazi? Igihe ni iki? Niyo mpamvu twafashe umwanya wo kuvuga ngo dufate amasengesho y'iminsi 15. Uwo ni umurimo w'Imana. Ndagira ngo ngumenyeshe ko ntabwo iyi minsi 15 tugiye gusenga cyangwa se tugiye gusengeranira cyangwa se tugiye kurondeza Imana mu minsi igera muri 15. Iyi minsi mu Burundi ntabwo Yesu aravuze ngo ukunde mugenzi we nk'uko wikunda. Ni ukuvuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Urabura urumuri rugiye kumurikira aho uherereye, abo muri kumwe, urugo rwawe. N'itara rigiye kwaka mu buzima bwawe, n'itara uhoraho aza kwatsa muri wowe, kandi rikaba itara rigiye kumurika. Ndi umucyo w'isi. Umwiza wenda gutera igihugu cy'u Burundi. Aba bantu mugiye kwiyiriza ubusa, muri amatara, muri urumuri. Mugiye kuba urumuri rugomba guhangana n'umwiza watatse igihugu. Mugiye kuba urumuri ruhangana n'ibibazo, kuko abadayimoni mu mwiza barinjiye. Igihe cy'ijoro rikabije barinjiye, ibibazo byarinjiye, ingwano zirinjira, ibibazo birinjira, ntega n'amarangara barashira. Ntabwo turi bupfe kuriya, jamais. Hagarara uzibe icyuho. Moridekayi atona ku mwami, Esiteri atona ku mwami, Aburahamu atona ku Mana. Haravuga ngo ese uraturimburana n'abanyabyaha? Semba abanyabyaha, ariko twe wibuke ko turi abo mu nzu yawe. Imana idutabare. Uyu munsi wa none gusenga kwacu ni ukwishikana tukavuga ngo Mwami Yesu, ubugombe bwawe bube, ishyaka ryawe riranguruke, ariko nibitubera byiza wimure ubwami mu mahoro. Ubwami ntabwo ari Evariste gusa, ubwami bufite imizi, bufite amashami, bufite amababi, bufite iyo bwarandarandiye. Ubwo bwami rero niba ari igiti Imana iri buranduze, ntabwo bigomba kukugiraho impact ngo umwana wawe apfe cyangwa asare. Kimwe rero turitegura kwakira marayika muri aya masengesho uje i Burundi mu gikorwa cye, Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Kabiri, turitegura kuba tuvuga ngo hari ikimenyetso cy'Imana kituriho mu ruhanga. Gatatu, turavuga ngo umwaka turawurangije, byiza byinshi uhoraho yadukoreye tumushimira, n'ibindi tukimusaba, tunigaya muri bindi byinshi twagabitanye, tukagira kugabitanya mu maso hiwe. Umukama adusame. Uyu munsi wa none Yesu aravuga ngo ndakora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Amaboko yawe akwiye kuba ari gukora, umutima wawe ukwiye kuba uri gukora, intambwe zawe zikwiye kuba ziri gukora. Ntabwo twicara gusa, ntabwo tujya. Ese koko mu isi nta nshingano n'imwe Yesu yarabirangije? Oyaye, dufite inshingano iremereye, koko duhanganye n'isi n'umubiri na shetani. Natwe turi gukora umurimo wadutumye hakiri sangahe? Ku manywa. Ijoro nirimara kugeramo ntabwo uzaba ugisenga, ijoro nirimara kwinjiramo ntabwo uzaba ugikora ibikorwa. Iyo ijoro rigeze akazi kararangira, umubiri witegura kusinzira, ariko ubu ku manywa mwiriwe mukora. Mu ijoro mwese mugiye kuryama, abandi ubu muranaryama, abandi muranabyotse. Kutabandanyije ibikorwa byose abantu bari gukora bifite aho bizagarukira, bifite iherezo, bifite aho bizarangirira. Nagira ngo ngusabe kandi nkumenyeshe ko kora umurimo w'uwakuremye
hakiri ku manywa. Kora umurimo w'uwagutumye hakiri ku manywa. Wicika intege, wiba umuntu utazi iyo biri kuva n'iyo biri kujya, ahubwo ba umuhizi. Yesu yabwiye abantu bashakaga gutuma anebwa, gutuma aba umunebwe mu gikorwa. Arababwira, hoyaye ndi gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Ninde wamutumye? Ni Data. Uyu munsi wa none twe ninde wadutumye? Ni Data. Ese koko we ntaho watumwe? Nawe Imana yaragutumye. Ese witeguye gukorera Imana? Ese uri kuyikorera mu kuri no mu mpebo? Ni ukuri twebwe twateye intambwe. Ngira ngo amasengesho maze igihe senga i Burundi si uko hariyo mawe pawe oyaye, ntabwo i Burundi hariyo muyomba onkere oyaye, ntabwo i Burundi ndi gusenga cyangwa se aya masengesho afashe iminsi 15 kandi imbere y'ishobora byose. Amasengesho nzayakora n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, nzayakora iminsi 15 ndayirangiza. Hepfo wabyumvise, no comment. Ntabwo rero aya masengesho ndi kuyafatira u Rwanda ruzamo koko nkuko n'u Burundi no mu minsi tutiyiriza gusa, ariko aya ni personnel n'u Burundi n'abarundi kazi. Ntabwo rero natinyuka gufata amasengesho iminsi, ntabwo erega Imana nimara kuderivira igihugu cy'u Burundi ntabwo nzaza gufata yitongo, ntabwo ndi gusenga ya cyangwa ndi kurwana iyi ntambara ngo nzaba ndi gucururiza hano kwa Siyoni cyangwa muri Bujumbura. Oyaye, kora umurimo w'uwagutumye hakiri ku manywa, udashingiye mu nyungu izarizo zose. Rero mbwira abantu ngo nta muntu w'Imana ugira igihugu, ugira amoko, ugira ishyari, ugira jaruzi. Nta muntu w'Imana ukwiye kuba yamenya amakuru. Icyatumye Moridekayi amenya amakuru kwari ukugira ngo Hamani apfe wenyine atajyana n'abantu. Hamani yashakaga Hamani urupfu ni ngombwa kwapfa, ariko abayuda barazira iki basi? Ariko kubimenya kwa Moridekayi no kubimenya kwa Esiteri barokoye abayuda. Uyu munsi wa none abarundi bagomba kurokoka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bintu tukazabihemberwa mu ijuru, mu isi umugira neza nawe azaduhemba. Ariko ibyo si force, si itegeko, nta tangazo ntangaje ngo hano ngo muzaduhembe cyangwa muzaduhe cyangwa mudufashe. Oya, amasengesho yarateguwe, arasengwa ku kabi cyangwa keza, biguma byoroha. Rero ni umurimo w'uwaturemye. Twebwe turi gukora umurimo w'uwaturemye kandi wadutumye, kandi hakiri ku manywa. Aba bashiki banje, aba bakuru banje, aba babyeyi banje, aba bashiki banje, aba barumuna bange, donc izo generation zose zigomba kubona umugisha muri aya masengesho. Ntabwo amasengesho ari ayo gusengera abarokore cyangwa bakizwa gusa, n'abapagani. Uhoraho agomba abarokore. Iki gikombe kirengana u Burundi, iki gikombe kirengane igihugu cy'u Burundi. Tegura ibikorwa uzakora, tegura imikorere yawe. Turi gukora umurimo, wowe uri gukora iki? Turi gukorera ijuru, wowe uri gukora iki? Turi gukorera igihugu, wowe uri gukora iki? Turi gutanga amaraso, turi gutanga umubiri, turi gutanga amaboko, turi gutanga buri kimwe cyose. Wowe uri gukora iki? Wowe uri gukora iki? Wowe uri gukora iki? Wowe uri gukora iki? Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Rero umurimo twebwe je naje i Burundi, amara imyaka 9 nzenguruka igihugu cyose, ntabwo nahembesheje, sineganya no guhembesha. Turi gukora umurimo w'Imana. Nataye famiye nta byose, siga byose, nkurikira umwami Yesu. N'ubu ndabandanyije gukorera Imana. Kandi ntabwo nshaka gukora ijoro, turakora ku murango, turakora ku manywa. Kuko uwadutumye hari bugufi bwo kuzana ingororano. Yadusigiye itarano, wiyitaba, wiyijugunya, wimera nk'abapagani bavuga ngo genda wagisuma we kiza gusarura aho kitabibye. Twebwe Kristo muri twebwe yashyizemo itarano. Tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza ABCD.
Y. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Nyemerera asenge, njye mfite igikorwa ndi gukora, nawe urebe uko uri gukora, ndetse urebe uko wakoze, urebe n'uko uzakora, ariko icyo numvikanishaga hano, mu gihe cyawe bariho ukora, ntuzakore mu gihe kitari icyawe. Uruyoya kiriya gihe si icy'inzoya, kandi kiriya gihe si icy'abatama. Igihe cyawe ni iki? Reba ibyo ukora, niba biri kukwemerera kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana cyangwa i Kanani. Reba ibyo ubamo, uhoraho abiroranya bitondeke. Sabiye imbabazi abantu mwese nk'uko nabigarutseho. Twifatikanyije muri amasengesho, ari abanditse, ari abatanditse, ari abo bonze, ari abo ntazi. Umwami Yesu no kwe kubamenya koko mwazanye imitima yanyu imbere ye, muzana imibiri yanyu imbere ye, mwemera kwiyiriza ubusa ibisigaye puwe enter. Umwami Yesu turagushimiye, uri igiti cy'inganzamarumbu risamba itarumba. Tuvuze ibitari bike ariko uvuga rimwe bikaba wategeka bigakomera. Umuntu wese uko agambiriye kuzasenga, uko yifuje kuzasenga, urutonde rwa Mwuka Wera arugiremo kandi arugaragaremo, arubonekemo kubw'icyubahiro cyawe Mwami. Ndagusabye rero udusengeshe iyi minsi 15, uzaturinde isukari, kwibura mu mubiri cyangwa umunyu, uzaduha umubiri ukomeye uteye imbere, uzaduhe Mwami kugenda tudatsinzwe n'uburiganya bwa Shetani, tugambiriye icyiza, utujye imbere utujye n'inyuma, uzadushoboze, turinde inzara n'inyota bishingiye ku badayimoni. Hama rero imibiri yacu ihinduka urusengero rwawe, kandi itambweho ibitambo bizima byera bishimwa nawe. Hama rero urakoze intambwe uduteje, hamwe na mwene data uteze amatwi TV Imbabazi TV 3, umwigisha n'umwigishwa, twuzurizwe kandi tujye duhezagirirwa, kandi tuzagabanira imbere yawe tuyashoje iteka.